nibyo nshaka kubwira abantu bari hanze iyi Mana twakiranukiye tukuzura umwuka wera tunywa isukari y'ijana amen iyi Mana twabanye naho mu bihe byiza tuburara ubu ngubu turi gukoroga ibiko bitatu bya nido nibwo dukwiye kugwingira cyangwa nibwo dukwiye kuzura umwuka wera amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukomeje kugenda mutwereka ko mudukurikiye kuri Evangeliser le Monde TV ni ikinyamakuru cya Gikristo gikora nyine mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Strasbourg tuba tugenda tuganira abakozi b'Imana batandukanye nkuko mubibona rero tudatinze kuri kamera zacu turi kumwe n'umuvuga butumwa bwiza rwose twazanye kugira ngo dukorane ikiganiro cy'uyu munsi araza kwivuga amazina ye kuko n'umuntu mukuru ngiye nitwa BKM uyu tugiye kubana mu kiganiro nawe yatangira twibwira nitwa Nyirabagenzi Alice nzwi kuri Mama Lionel Imana duhana umugisha yes Imana ngumugisha turakwishimiye kuri iyi televiziyo murakoze cyane reka ko ari ubwa mbere n'ubwa mbere nje kuri televiziyo si n'ubwa nyuma bishaka kuba ubwa mbere ariko ntabwo biza ko ari ubwa nyuma rwose yes reka noneho gatoya cyane wenda nko mu minota 2 tubanze tumenye umuntu tugiye kuganira Mama Lionel ni muntu ki Mama Lionel ni umubyeyi cyangwa se ndi umugore niko na Bibiliya ivuga ngo azitwa umugore ndi umugore ubyaye gatatu mfite umugabo n'abana batatu nsengera muri ADPR cya hafi ndi umubyeyi ukuze ukumubona Imana iduhana umugisha mvuka Butare mu ntara y'Amajyepfo mba mu mujyi wa Kigali yes rero niwe Mama Lionel rwose uko abibwiye nyine ni kwari akaba ari umuvuga butumwa bajya bango ngo ubushake abandi ngo wiki sinzi wo uruwiki ubushake rero akora igihe ashakiye aho ashakiye niho akorera kuko jewe sinkorera igihe nshakiye igihe mbonye aho nkorera haba mu rusengero haba kuri kamera cyangwa igihe Imana inyohereje amanywa nijoro hafi na kuri gero sinkorera igihe nshakiye ndumuvuga butumwa wahamagawe umunyabushake agenda bishaka atabishaka akabyihorera urakoze cyane turakwishimiye cyane kuri Evangeliser le Monde TV aha ndimeze nkubona mbibuka hari ibintu maze iminsi nsoma ngo babagore ngo bibisasu ngo bibisasu bya Yesu wonde riri hazina ryavuye Liliya zina rano ryavuye twari dufite ibihe byiza kuyoboka Mana TV niho ako kantu kavuye karasakara cyane karanakundwa ibisasu ibimine byigenza rero ntatera bwo baririmo muri Liliya jambo kandi nta n'ubwiyemezi bwari burimo hari ahantu umuntu agera kumva ukumvura ikimine ukumva hari ibintu washwanyukana ukumva hari ibintu waturikana kandi koko niko kuri oya Jesse ndimwibye ntabwo uri mu bitwanyuka kuko ntabwo uri diamond no gushwanyaguza abazimu n'ibikorwa byabo mukarasi tugatwika gutwika nage n'ababana yes ni byiza nyine koko turi kumwe nabo bari proud barabyemera ko ari abagore b'ibisasu rwose byigenza byose bitameze neza bibangamira umurimo w'Imana biteguye kurasanya nabyo cyane nibyo dufatampira ahubwo bitaranashwanyuka niko Paul avuze ngo dufatampira ibitekerezo bitarajya mu bikorwa tukabifatamira bigashwanyukira iyo bigeze bitaragera aho bigomba gukorera ubundi kuryumva bisaba nukuri kuryumva bisaba kunyarukira mu mwuka niho umuntu abyumva icyo dushatse kuvuga hari ibyo dushwanyuza bikiri mu kirere byoherejwe bitaragera aho bijya niyo mpamvu tuba turi ibisasu turi ibifaru kabishwanyuza bitaragera ko babitumyeho kabishwanyuza bitarakugeraho groupe yanyu ibifaru se kwinjamo bisabiye biroroshye cyane nukudutumira nkuko wantumiye ubutawashaka ukaduhuza ubutawashaka ukamutumira yandi byo rwose icyo gisasu kigenzi cyane ndagikeneye hari byo nshaka ko turasa nukuri yes ni Mama Lionel nyine turi kuganira muri iki kiganiro cyacu tugiye kuganira rero ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu agivuga gute ku ngwingire ndumva ashaka ko tuvuga kuri izi ngwingire nazo imbaraga zabo
twabagwingije tukazishwanyuza abantu b'ibikuri ibi bikuri baba mu murimo w'Imana ari ibikuri baba mu murimo w'Imana ari ibikuri badakuru ko yabatijwe ibimuranga yarabatijwe na n'ubu ugashaka icyo yakoze ukakibura umuntu akamara imyaka 10 mu nzu y'Imana ugashaka icyo yakoze ukakibura bahamagara mu bitabo bareba bitanga ntiyitange bareba baturana itore barebe imirimo ntigaragare wareba mu buryo bw'umwuka ukabona nta kintu yagutseho ahubwo ukabona n'uwari umunyamwuka asubiye inyuma nizo ngwingire numva nshaka ko tuvuga turazibasira amasaha oya turatwika yes niyo sanganyamatsiko tugiye kuganira rero wowe ukurikiye ikiganiro tugiye kuvuga nyine ku bantu b'ingwingiri mu Kinyarwanda babita ibikuri abantu babana n'ubumuga bw'ubugufi mu Kinyarwanda tugiye kuvuga ku bantu babana n'ubumuga bw'ubugufi mu buryo bw'umwuka baherereye mu nsengero kandi koko barimo hari ukuntu reba umuntu ukabona bamaze imyaka 30 mu itorero ariko atarava ku urwo rwego uko yabatijwe nuko cyane ya korasi yateraga yarabatijwe niya gifite ni kikera ngo nari ugasanga ngo none arimo narimo ararata ngo kera ngo tugikizwa neza ngo tugifite umwuka kikibazo se umwuka mwari mufite wagiye yaragwingiye ubundi byo ni birati ngwingi ni birange ngwingi nyine ni urakoze cyane uvuza aho nyine niho ushaka ko twinjira tugiye kumansona nk'ibintu bitanu wareberaho ingwingi zo mu rusengero cyambere n'abaruki icyambere rero cy'umuntu wagwingiriye mu rusengero ahora nkuko mvuze ahora muri kera twarasuranaga kera twasengaga itatu kera twarazuraga umwuka wera kera iyo umuntu yasuranaga n'undi twarimbaga indirimbo zo mu gitabo none ubu ngubu no gushyiramo amafilime y'uburyo bwose icyo ni kimwe mu bintu biranga ingwingire ikindi kintu kiranga ingwingire umushaka y'iby'umwuka ukabibura kera yarabifite kavuga uyu ni wa wundi urwaye abadayimoni uyu ni wa wundi abarozi batsikamiye imbere yarabatsikamiraga reka tuganire kwa ko kantu uvuze mbere umuntu w'ingwingire wundi kimuranga cyambere ahora we mu mateka yashize ibintu byari bimeze urumva hari abantu usanga wegera mu itorero babita ngo nabasaza b'itorero wajya gukora nk'ikintu cyava mwana bati muhamagawe vuba abantu bavuga aba bantu rero aba bantu nabo bafite ukuntu bancanga muri no minsi kandi njya mpura nabo ngewe nahuye nabo nkigera mu mujyi wa Kigali nza nifite ya mavuta bamwe bavuga ngo nayicyaro ariko sa yicyaro nayigihuru nayigihuru nayo gushaka uwiteka nkamwe ya Dawidi yo mu ishyamba bakajya bamwe bancejegesha atariko na madama afite ibikabyo we bati bikabyuzanye baragenda babigita izina ry'ibikabyo abamaze igihaho aho ngaho nari mbasanze baginyereka ko ari ibikabyo ariko ntabwo byashize n'ibyarangiye ubundi ibikabyo by'umuntu utaragwingiye ntibishira ariko ibikabyo by'umuntu wagwingiye birashira abantu bagwingiye rero cyangwa se basaza biba mu itorero abantu bamaze igihe mu itorero nituvuga itorero sadepera insengeramo sabagatulika itorero irya ari ry'umuntu abakristo muri rusange abantu bamaze igihe cyane nkunda gutanga urugero nko kuri korali za mbere buzimba barire ariko kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano kandi bibuka kuri iki sasu cyane kuwa mugani ndegifafa akora izambere usanga iyo ziva zikagera ari iz'umujyi ari iz'icyaro ngo kubera ko zaje kera zikuze ku mudugudu zirimo abadiyakoni ba kera ngo ntizashaka uburyo zakura bameze nk'abashyitse nk'abantu bageze iyo bajya ahantu nyine heza ku buryo bo n'Imana barangizanije bumva ngo amateka banditse bagihamagarwa ngo ibitangaza bakoreshejwe bagihamagarwa ngo amasengesho basenze bagihamagarwa abantu basuye bagihamagarwa bakumva byabagejeje iyo bajya kandi ntibaragera iyo bajya twese turi mu rugendo rumwe cyane kandi igihe turi mu urwo rugendo tugiye twese gushyika cyane rero urugendo rurangana wararutangiye muri rimwe cyane waba waratangiranye n'idini waba warashinze idini yaba ari we fondateri wacu yego mu bintu by'Imana nicyo mbikundira nta kampari bamo nta kamara ubamo uvuge ngo uyu nguyu atabonetse ngo ibintu ngo byapfa ngo byada erega njya mbabona abo bantu b'ingwingiri bakanga ngo baje kera ugasanga nk'umuntu n'umucuranzi mu korari runaka ntashaka kuboneka nk'uko asabwa ngo kubera ko
aho azira ngo ari bufate gitari ngo nta wundi wayifu ingwingiri z'abacuranzi zo ni danje ugasanga ngo aho magerera ngo ko nta wundi nguri bufate soro kandi nukuri buryo unapfuye umurimo urakomeza ni waragwingiye wabonye ukuntu mu nzu y'Imana yavuyemo umuntu wigize kagarara Imana itihamagara undi cyane kandi akaza agenda kwa gatanu saa 8 saa 10 Imana itiza cyane nigiza n'ababiri yego ikakora mwijeke ibyo rero nibiranga ingwingirizi kumva ko ngo zidahari ngo ibintu byapfa ngo ubwo ntari bubwirize ngo abantu ngo ntibafashwa ari n'ingwingiriza bavuga butumwa nazo zibamo mu bavuga butumwa bagenzi banjye harimo ingwingirizi zivuga ngo zaje kera zikarataho zize nize fateke niga ku Gisenyi mvuye mu Buruseli kwiga ibya Bibiliya ndabizi agashaka kumva ko azi ibintu ariko ugasanga nubwo abifite ari byinshi ntacyo yabimarishije ahubwo abigwingiriyemo ugasanga umuntu ngo hagiye ngo mu Isiraheli ngo kureba amateka yaho Yesu ari ngo avuyeho gatatu ngo arakaze umwana bawe utarajyana aho Yesu yavukiye urumva nkange rero utaragerayo ariko hazagira umuntu ntegera ngeyo uhanura mu izina rya Yesu ugasanga umuntu avuyeho gatatu ariko ni wamuha mikrofone avuge agire n'icyo avuga kuko agiye ari ingwingire ntiyatubwira amateka yo kwa Yayiro ntiyatubwira amateka yahwere yiciye abahanuzi ngo ayamanuke dufashwe kubera yaragwingiye kujya muri Israel hari abantu babikora nka visite nkuko wajya mu ngagi kureba ingagi esuko urumva ariko akavayo mu mwuka ntacyahinduka kubera ko agwingiye akajya ko afite amafaranga gusa cyane kubera ko yagwingiye twarimo tuvuga ku bantu bagwingijwe no kwicara ku mateka ibyo bari byo none reka tujye ku kintu cya kabiri none nuko ngo cya kabiri gishobora kuranga umuntu wagwingiye ahora yumva ko ari ushoboye ibintu byose mu nzu y'Imana ku buryo adahari ngo ibintu byapfa cyane agashaka njya mbabonereka agashaka ngo uri bubwirize ngo urabona ngo ugiyeyo ntabwirije ngo ntibatura ngo ndabwira ugasanga arashaka kubwiriza arashaka no kujya kuyobora ko ari umuyobozi kubaza impamvu bataboneka bagira gute agashaka no gutanga amatangazo agashaka mbega izo ngwingiri rero nazo ibyo bizo mu rusengero ibyo bintu biraziranga iri jambo rero tuvuga ku ngwingiri rifite naho riva si ibintu byaje mu muyaga ijambo ry'Imana batanga turi kuvuga ibyacu ntabwo ari ibyo iwacu aho tuvuka si byo mu gisekuru cyangwa dukura mu byo dukora ibi bintu tuvuga bishingiye ku ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 21 haravuga ngo ariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane umubyare utunganye rwose none se wahindutse ute ukambera nk'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu ntazi nahirimo ingwingiri naho irimo wahindutse ute kandi uyu muhanuzi Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bakuru uyu muhanuzi nawe yabanye n'abantu b'ingwingiri yakoranye n'abantu bagwingiriye mu murimo yari afite abantu bamurwanya yari afite abantu bamugendaho akageza igihe agasa nawe n'ucitse intege kuko ari umuntu hari umunsi yavuze atari ko Mana yanjye we waranshutse nemera gushukwa akubitanye n'ingwingiri zimaze igihe z'abahanuzi kuko hari umunsi yigeze gushaka kuzura umwuka wera ataravuga ngo ni mwumve ko Uwiteka avuze umwe mu ngwingiri bahanuraga witwa Pashuri ava mu rushi rwiza nk'avuze ati tetwa urumva nawe yakoranye n'ingwingiri nubwo Yeremiya yababaje apfuye ari umusore mateka Yeremiya apfuye ari umusore ariko turamushimira ko atabaye ingwingiri ahubwo akora Imana imuha umugisha Yeremiya yakoranye n'ingwingiri ntiyagwingira akakantu rero turanabafite barwanashaka babonizo ngwingiri bakabidepaza dukomeze tuzoduhamagaye dukomeze kabisa akavuga ati jewe ntabwo sinzikuraho kubinyangamugayo gukiranuka ndagukomeje hari ukuntu urenga ingwingiri ukavuga uti jewe kandi buna nayo bare mu bantu bahuye n'ingwingiri umugoro yari ragwingiye zira nshuti ze zari ingwingiri ngo atuke Imana muhuhure ariko arangije ati giye ntabwo mperanwa n'amateka y'abagwingiye gukinanikwa kwanjye ndagukomeje depansa ingwingiri ndamaramaje ariko ubundi n'umunyabwenge akwiye kwiga kubana n'ingwingiri akaba mu ngwingiri ariko ntagwingire ukabana n'ingwingiri ntizikugwingize
kandi ikindi wirinda no gutinda mu ngwingiri. Yego. Uzi ko hari igihe uza mu gakiza uri umwana ujeje bundi ukihana ukagira ingorane zo gutungukira mu ngwingiri. ukagwingira da Yo. Disi njya mbabona abana b'abakobwa bakijijwe bagatungukira mu bakobwa bamaze igihe mu rusengero baragwingiye. Yego. Ukabona umusore ukijijwe atungukiye mu ngwingiri, ni umugabo aje akijijwe ashaka agakiza ariko atungukiye mu bagabo b'ingwingiri. Ingwingiri zo mu rusengero z'abagabo zatangiye kunywa kamwe ngo arukoro si icyaha ngo ntawo Bibiri ivuga ngo kunywa inzoga ni icyaha. Ingwingiri zatangiye guhindura amagambo, zatangiye kugaragaza ngo ubuntu ngo bwarabonetse ngo butuzanira agakiza, ye ngo butubabarira ngo ibyaha twakoze n'ibyo turi gukora n'ibyo tuzakora. Ariya ni amagambo aranga umuntu wagwingiye. kandi ayo magambo rero nuko yitondera yabwiye umuntu ugikizwa. Wibuka ko iyo usanze umuntu mu rusengero rumaze mwigiye mu nzu y'Imana umufata nk'umudo wawe cyane, uburyo ibintu bari kukubwira uba wumva ari byo wabyemera kuko uje ubabaye. Turaza kugira n'inama abantu bakomerekejwe n'ingwingiri kabisa, sibyo rwose sozi kandi ujya kugira inama abantu bahuye n'ibikomere bakubitanye n'ingwingiri zo mu rusengero bagikizwa, none nabo bakaba ari kwisanga ari ibikuri baranze gukura disi. Ugasanga ahubwo hari n'abantu bakijijwe bakubitana n'ingwingiri z'abahanuzi zumva zizahanura gusa bakumva ngo bafite impano y'ubuhanuzi, ariko ubarinde kwera imbuto, ubarinda kandi gakiza hirya y'impano. Izo nazo ni ingwingiri zisha abantu baje bazitungukiramo bagwingirira mu buhanuzi bagashaka kumva bakora ari uko Imana ivuze akantu kose Imana yabanze ikavuga. Abo nabo bagwingijwe n'ubuhanuzi. Iri jambo ni rinini Mana, iri jambo ni rinini riraturuta. Byumva turimo turagana ku bantu babana n'ubumuga bw'ubugufi mu buryo bw'umwuka. Turimo turaganira ku bantu babana n'ubumuga bw'ubugufi mu buryo bw'umwuka. Nuza kwisanga muri ibyo byiciro by'abantu turi kuvuga uze kuva hano wihannye rwose, ureba iki kiganiro wumve ko ari byo ugomba kwihana ngo ureke kwihana kuko nicyo kiganiro turimo. Ikintu cya gatatu rero twareba ni ikihe kiranga abantu bagwingiye mu nzu y'Imana. Ikintu rero kiranga abantu bagwingiye mu nzu y'Imana bahagarika ibihe byo gusenga, ahubwo bagatangira kugira ya magambo avuga ngo twihana ariko tumenye ubwenge. Buryo iriya jambo nuryumvana n'umuntu kenshi umenya ko deja yarangije kwinjira mu cyiciro cy'ubugwingire. Ngo twihane ngo ariko tumenye ubwenge, ngo urabona ngo ntabwo twahora mu rusengero, no guhora mu rusengero yego si byiza, ngo ntabwo ngo twahora mu rusengero ngo umunsi ngo nagiye ejo nagiye. Ingwingiri zihagarika ibihe by'amasengesho, zihagarika ibihe by'amateraniro. Ugasanga uzareba ingwingiri irikorera kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, ku cyumweru umunsi wo kujya mu nzu y'Imana, ngo akananirwa ngo akagira stress ngo ntabashe ngo kweguka kukiyegutse indi misi ajya kwikorera, icyumweru bikaba bimunaniye. Icyo ni ikimenyetso deja cyuko watangiye kugwingira. Ibihe byo gusenga muri we birakamuka, birakamuka ngo Imana ireba mu mutima. Kandi bene abo witonde bafite ibyanditswe bibarengera ukuntu baba barigwijo ya mirongo y'abagandege. Urumva mu gihe mutabuni mu burubwenge nzabareka ibintu nk'ibyo by'imenyetso nyine bagenda begeranya biza bije kubarengera. Batangira kwitandukanya kandi n'abanyamwuka batangira kwitandukanya n'abafite ibihe byiza. Ingwingiri itangira kubona ingwingiri ingenzi yayo. Uzarebe hari usanga nko mu rusengero hari team ikundira naho ihuje ubugwingiri. Bahuje ubugwingiri, bahuje ubumuga bw'ubumuga, babana nabwo, banatindanye nabwo. Ugasanga abo bantu ni inshuti, baragenderanira, barabana mu mirimo ya buri munsi, naho barasangira no mu tubari hirya no hino, naho ni ubugwingiri bahuje. Nyine bishyize hamwe, bakoze ishyirahamwe. Kandi barigiye n'ukuri ubona intego yabo ari ukuyobya abantu cyane, no kubabwira ati ibintu mujemo mwabana mwe ni mu bigendemo gakeya, ni mwitonde twe tubisaziyemo, mugira akariro gake na feri nkakora wavuze wavuye mu cyaro ngo ni impinde gake. Bampindishije umva, reka nkubwire mukozi w'Imana, bampindishije gake, banteze iminsi bizamara. Umva barancecekesheje, hari naho bamyimaga iminota. Baturiya mudamu harya yitwa nde bati na Mama Ronere nuwahe, baturiya nibwo akiva Butare aviro de bari kwa Makiri, kandi koko narisaga nuvuye mu cyaro, nari ngifite ibimenyetso by'icyaro. Nabizi kugira ubuhamya bukomeye. Nari mfite ibimenyetso by'icyaro ariko mu mwuka nujuje numva ndi igifaru kigenza.
baturiya hari naho nigeze gutanga icyangombwa cyuko ndi umudiyakoni banga kunyakira kubera ko nkennye naho ngitanze mu ngwingiri ngihaye ibikuri byo mu mwuka ngo ndakennye ngo ntisinajya mu kidiyakoni mu kidiyakoni ngo ndakennye ngo ndakennye naho nabyo ni ibikomere byo mu mukozi w'Imana mu bintu kumurebera mu mafaranga sebwo si ubugwingiri nabwo n'ubugwingiri nabwo n'ubundi bugwingiri umuntu akaza muri korari urakennye ntibibaho hano ni Kigali hakenerwa ibintu byinshi cyane barandebaga bakona ndo gufashwa atumuhamagara ufite n'ibyo ariko ingwingiri zigira ariko ugasanga umuntu aje afite ishyaka ryo kuririmbira Imana afite impano afite ijwi ryiza ariko ugakubitana n'ingwingiri zireba uburyo utabona umusanzu wa korari uburyo utabona inifomo uburyo utabona amafaranga ingwingiri zikakuzimya umuhamagaro izi ngwingiri zirazimya bigomba guhinduka oya bihinduka no kuregura imbunda bihinduke rwose gura ibisasu duhangane nazo ari n'izindi ngwingiri zo mu murimo nizo turi butindeho zaje kera wa mugani twazivuze zaje kera ugasanga nizo zica nizo zirangije abantu ugasanga umuntu ngo ni dirijante akumva iyo titirira akazi uziko nabonye abadirigente n'abadirigente bashaka gusumba abarepresenta n'abarevera kubera ubugwingiri akumva ubwo afite ijwi ryiza hogoza iryo jwi ryiza ryaramugwingije ntashaka no gusenga ngo mu ijwi ryiza hazamo n'impano yo kujya aririmba ariko anereko aziko ngo nadasenga nta kizamubuza kuririmba ku cyumweru yego ma ngafite impano ngo kubera ko indirimba ari uzatona ngo ahazirakererewe ngo arazegura mikrofone izo ni ubugwingiri n'abantu bagwingiriye mu murimo w'Imana kandi barabareka bamwe bagenda babareka ugasanga umuntu ngo nuko ngo afite amafaranga ngo bavuze gutanga icya 10 cyangwa ngo bakeneye ikibazo ku rusengero gikemura bakamuha cya hafi na Nyamirambo byose akarundaho akanga gukizwa ngo ntiyakorwaho ni ingwingiri bayubakiye ubugwingiri hari n'abantu bafashe ingwingiri kugwingira nibyo nagiye kukubwira harimo abantu bazisupporting nyine bakareba ko uburyo ngo abanyempano ngo bakora ibitangaza ngo bikomeye bajya bari kuborohereza babashiramo bahagarika muri korari we bakamushyiramo umukene agahutazwa yangwingire yaje kera ngo nuko ifite ikimaze itanga umusanzu w'ibihumbi hari abantu bazinutse ku kintu cyitwa kuririmba nzi bafite ibikomere byo mu murimo bari bafite impano zo kuririmba ariko ingwingiri zo mu murimo zirabangiza bava mu murimo baricara kubera ingwingiri bahuye nazo ariko izi ngwingiri nazo zo mu rusengero zimaze igihe umva reka nkubwire nizishaka zihana zira nizo zipresent izindi zimaze igihe cyane uko zamenyereye Imana ibeshe se ujye nko ku murongo w'imbere hari ingwingiri hari hamaze igihe ntiyakwemera akubwira ati umva inyuma ku murongo baremera bakagukira mu ijwi rya kabiri kandi utarizi kandi uririmba irya mbere bakakujyana mu rya kabiri kuko ingwingiri zagiye imbere ngo twaje kera bigomba guhinduka no kuri tubisubiyemo ingwingiri zikizwe ingwingiri nizikizwe tujyane mu ijuru icyo ni ikintu cya gatatu cya kane bakunda icyubahiro urumva ubona ibyubahiro biri mu nzu y'Imana muri iyi minsi umuntu arashaka nigeze kubona umuntu winjiye ngo afite titire mu rusengero imbere ye hari umuntu umutwaje agacupa k'amazi inyuma ye hari umutwaje Bibiliya n'ibitabo bamushyize hagati nawe ari kugenda yifoye kandi kera hari umunyamwuka agwingijwe n'icyubahiro yego kera ari umunyamwuka ureba agwingijwe n'icyubahiro none hari icyubahiro iki cyubahiro nacyo kiri mu buryo bubiri hari icyubahiro bubaha umuntu bitewe n'uko ubona gikwiriye hari n'icyubahiro cya kabiri aricyo nshaka kuvugaho umuntu ubwa provoka mu bantu iki rero uprovoka mu bantu ni cy'ingwingiri hari icyubahiro bakuba bitewe n'imirimo myiza ukora ukajya unabiyama icyo kirakwiye kuko bimerita yego noneho iki cyubahiro cya kabiri nanga nshenye aka kanya icyubahiro umuntu yishakira kuki mutanyubaha kuki bimeze gutya muke mumenya kunyubaha nka bishop mumenya kuntwaza icupa ry'amazi umushwari ego ko mwamuzane Bibiliya ukibaza se umuntu afite ubumuga cyubahiro kigeze ubwo giteza umuntu kumugara ubwo se mu rusengero rw'Imana agakwiye kuba mu boss ni ikibazo ngo bamwe baricara hanga bicara uburyo niyo wazinduka baguhagurutsa
hari ibyicaro hari aho njya henshi mu macaca atandukanye waduhaye igisenge cy'urusengero ntabura aho yicara ugasanga hari pariti y'abo bantu b'abagaga abagaga kandi intebe nziza shazi bafata imigongo ngo ni abagaga ngo bafite icyo bamaze mu rusengero aho ni ingwingiri z'urusengero hakaba n'akandi gace k'abantu bambuza uko ngirangire ntese nyine nta kundi yicara aho ngaho nyine ni uko Imana aguhamagaye ntujye utura nta style nta modoka uparitse ntaki yibera aho ngaho ku buryo niyo usabye ijambo kandi unarifite rifite umumaro ingwingiri zivuga ziti no yego uriya yabwiriza yahari bo barebera umuntu mu bifatika ntabwo bamurebera mu mwuka kubera icyubahiro cyane amafaranga aranze nubwo afite umumaro ariko aranze agiye gusenya ubwami bw'Imana wari wabona ingwingiri ifite icyubahiro baho umwanya mu rusengero abantu bakajya bikiriza mina nta ari ukwigura atari uko bafashijwe naho nuko ingwingiri ati boss haleluya haleluya boss radukora ati boss yateye haleluya ati ndimutitiriza none ati irara bati yadaye azisubiza kandi nabo bakagerageza kugenda babimerita ukuntu nk'abantu bakaze kandi izi ngwingiri tukiri aho ngaho mu bintu nabonye biranga ingwingiri ntishobora kuguha mu ibanga ahantu atari buhagarare ngo bakoma amashyi n'ibicurangisho na muziki ntashobora kuguha icyo kintu kabisa araguha isi yose ikamenya ko ku buryo yanaduhamagara abanyamakuru cyane muvuge ko nta mariyoneri igitenge bawe wabonye umuntu ingwingiri ijya kubakira nk'umuntu cyangwa igafasha umuntu igatumiza abanyamakuru bagatongaho za kamera kugira ngo isi yose ibimenye ni ukuvuga ingwingiri ikorera gushimwa n'abantu kandi Yesu aravuze ngo ntimugakorere ibyiza imbere y'abantu kugira ngo babarebe ngo ukuboko kwawe kwiburyo ni gutanga uko bumoso ni kubimenya izi ngwingiri warazibonye uryo mu rusengero ashobora kuvuga kandi bamuha iminota agahaguruka yakubwishaka ry'umurimo w'Imana nari maze igihe ndi mu Bushinwa hari ibikoresho byanjye byaje mbideduana amahoro kandi umukene baba bavuga umunota umwe ihutishe uriya madamu wanjye nawe ejo bundi yarabyaye irindi shimwe mfite hari imodoka yanjye yari yarabuze icyuma icyuma yarakibonye hati amen y'ibitandukanye n'iyaba abandi amen z'ingwingire nishwanyuze kera iminota nka 10 yashira kivuga ngo none ngo nagira ngo ushinzwe inyubako azi umva harya harabura amafaranga ngahe kugira ngo ibi bintu byose bibe birangiye akiyaranje agatezana mbuti yaje kugira ngo babare abarangiye bakamuhereza ushinzwe inyubako abacuranzi bagacuranga amashyi agakomwa kandi wamusanga nk'umukene bakongera bakamuha ijambo barababonye bagira amazina bita abantu mvasha ari wigeze kunyita shando mu byo byaye gatatu mvashama mariyone ngo kubera ko amayeri ifuti mu modoka ye yanjyanye aho avuka kubwiriza inabaye sha ngwingiriza igira amagambo aryana Imana turengera Imana ihingwingire guhinduka kuko icyo cyubahiro bakunda kandi Imana ku cyubahiro tariki Imana yarasinye yavuze kwitazagihute bakine n'ibindi ariko icyubahiro cy'Uwiteka bakine n'ibindi bagende gace ku cyubahiro bagende gace yaravuze tuzagicokoza nzamwereka none se ntuza ntiyagicokoze je Nebukadinezari yacokoje ku cyubahiro cy'Imana aravuga ati ngiba Babuloni yanjye niyubakiye nuko angiye kuboko Uwiteka tukinye n'ibintu utazi cyubahiro cyanjye uriyitirira ibintu nakoze agiye Uwiteka ndi mu bwami bwanjye nkirahira nkubaka Babuloni urashaka kwiyitirira ibintu nakoze oya ibindi natorera ariko yigeze ku cyubahiro nabonye ibyo yakoreye harya niwuza urya waramiye isano yeka inamuhubanuje kandi uriya muntu yari afite ishyaka yamutededua uriya muntu yari agize ishyaka bitari ribi cyane si byose ariko hari yitambitse mu bintu bitamureba cyubahiro abantu bitambitse mu by'Imana ugasanga umupasiteri reka ngo gire ngo muhave urumva ukabona afite ishyaka utamenyana rikuye kandi Imana ihari ngo ibyikorere iriya sano gusa hari ikindi yazize zo kuramira isano ubundi se yarakoze nabi ugasanga umuntu umupasiteri cyangwa umushumba ngo amafaranga abantu ngo zirajya kubasengera gukorana na ngenzi zazo nuko
zakoze ishyirahamwe ryo kugwingira. urumva hari ingingiri ziriya zikomunikana n'izindi zikarajya n'ubundi ntacyo babafashije, nta kintu bafashije. Wowe urashaka umuntu ugusengera ngo ugire imbaraga, ariko umuntu ubundi agusengera ute ku mutwaro wawe? Umusonga wundi ntabwo kubuza gusinzira. Yego. Ubwawe kuki utakwisengera ngo Uwiteka kwagure, Uwiteka aguha ibihe byiza, ibihe wajyanye yo kuki wemeye ko bikuzimana, kuki utakoresheje uko ushoboye kose ntibikuzimana. Ushobora gufasha umuntu guheka umutwaro ariko ntushobora kumufasha kuwutura. Reka ngo urugero n'ubwo umujyi wa Kigali bamwe bagira ngo uroroshye, ntiworoshye. Ukurikije aho mvuka, nge mvuka mu cyaro Imana ajyaga imbwira ko izanzana i Kigali, abanyakigali tubivuze bumva dukabya. Kuko bagize Imana bize ku Kabusunzu, bakagira Imana bakavukira muri Beriso, bakavukira ku bitaro bikuru bya kaminuza n'ibya hehe. Mu cyaro Imana yajyaga itubwira ko ituzanye i Kigali. Uwo munsi tukarara twuzuye umwuka wera tuti Imana, ubu nzajyana i Kigali nanjye koko mu mujyi. Nturangiza ati nushaka kuzasezera umugaragu wawe. Cyane. Ngeze ni Kigali mu mujyi hari muri 2006. Abantu bantega iminsi batubwageze mu mujyi wa Kigali, sefi naraguye ibyabihe byabikabyo wa mwuka wera. Ariko mpageze nibyo nshaka kubwira abantu bari hanze. Yego. Iyi Mana twakiranukiye tukuzura umwuka wera tunywa isukari y'ijana. Amen. Iyi Mana twabanye naho mu bihe byiza tuburara. Ubu ngubu turi gukoroga ibiyuko bitatu bya nido. Nibwo dukwiye kugwingira cyangwa nibwo dukwiye kuzura umwuka wera. Ni ikibazo cyagakwiriye kubazwa umuntu wese. Nibagiwe aho yakuwe n'Imana. Yego. Wese undi bisubiza Imana iduha byagakwiye kutugura. Yego. Byagakwiye gutera imbaraga zo kuyigumaho noneho. Yego. Ati bya bintu birakora. Ubu nibwo ari ukwiye kugwingira ugezaho ukurikije isuka Imana yagukuyeho inga kuva mu gitondo kugeza ninjoro urarana n'amatungo. Reka tubivuge. Erega hari abantu bakize badashaka no kwerekana ko bari banyagupfa. Hari abantu bakize barijijisha bamera nk'abo babivukiyemo. Ari aba bahanze badukurikiye, ari aba muri iki gihugu, ari abo baryama kuri za matera nziza n'amashuka y'umweru. Aba badukurikiye harimo abararanaga n'amatungo. Urara uhumeka umwuka w'amaganga y'ihene, urarana n'ingurube, ucana itadohwa, inkoko ibikira hafi aho ngaho ku gitanda igakunkumura amababi imbaraga zigatumuka. Uri majyanjara amano yararebye hejuru kubera amavunja. Uwambara umupira wa nyoko, uwambara ipantaro ya so, uyambaza ikivovu ushyiramo kugira ngo igukwire. Kandi ukuzura umwuka wera ukanaryama ukerewe ukumva ufite ibihe byiza. None iyi Mana ikwicaje kuri vora ukaba utwara imodoka yawe ufite ujyana gusenga ni abana bagendamo ku ishuri. Iyi Mana ikugejeje ukwiye kuyitura kugwingira. Ubu tugwingire kweri tugezaho dukwiye kuzura umwuka wera tukavuga tuti Mana wankuye. Twerekeza ku musozo, iri jambo niryarangira ni rinene. Menene nabwo iki kiganiro tuzagihisha. Tuzagishyira mu byiciro. Tuvuge ku ngingiri z'abacuranzi, iz'abaririmbyi, iz'abapasiteri. N'ubwoko bw'ibisubizo butuma abantu bagwingira. Ya rwose tubibahe mu isezerano. Tuzagishyira mu byiciro bitanu kuko kinini kiraturuta cyane. Ntabwo twahita ko tukirangiza. Yes, ndagira ngo utange ubutumwa rusange rero bugendanye n'ikiganiro twakoraga, none unasengera abantu b'Imana. Dusoza tunabasengera, ubutumwa natanga bujyanye n'iri jambo nuko umuntu wese yibuka ahantu yavuye akagwa akihana agahindukirira Imana akavuga ati menye ko no kwimenyaho intege nke n'andi mahirwe ya kabiri. Avuga uti nshingiye ku bugwingire nari mazemo igihe mu cyiciro ndimo ndashaka kugarukira Imana. Ugaca bugufa aho uri tukagusengera Imana tukakwingingira, Uwiteka akaguha izindi mbaraga nawe ukiyongeramo imbaraga y'ubutwari. Hari imbaraga Imana itanga ariko nawe hari izo wiyongeramo. Ukiyungamo izindi mbaraga ukavuga uti nanjye ndumva niyunzemo izindi mbaraga, Uwiteka nampa imbaraga ariko nanjye ndumva afashe umwanzuro. Reka dusenge Imana, dusengera abantu bose bari badukurikiye. Imana ishobora byose, iri hejuru y'amajuru, iyambaye icyubahiro no gukomera, ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana yareze abantu ikabakuza, ikabageza habageze, ikabavura umwaku n'ubutinde bwaho bavuka. Imana yatugaburiye mu gihe imiryango ntacyo yagombaga kuduha. Imana yaduhaye kwiga tukaminuza ntaho dushingiye, dushinze ngiye kuri yo. Aya masaha duciye bugufi, abantu bawe baciye bugufi mu kumvira ijambo ryaho bagwingiriye. Tubasabiye imbaraga zibakomeza, uzibimura mu cyiciro cy'ubugwingire barimo zikabakira mu cyiciro cy'abanyembaraga.
suka imbaraga ku muntu wese wakurikiranye ijambo. Urakoze nyiribihe, ndagushimiye kuri nyamaboko kandi ukora ibirenze ibi. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen.